Reka mbasuze kandi mbifuze byiza mwekoje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka dusuze by'umwihariko n'abakozi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni amakuru meza rero kuri Nebosco aho yagiye gusaba ndetse nyine anaka umukunzi we Mukamishi Irene. Uyu nguyu akaba yaraherutse rero kumwambika impeta yambariwe na bamwe mu basitari bagezweho cyane by'umwihariko nk'umuhanzikazi Bwiza Nyambo. Nyambo nawe rwose ni uwambariye uyu Nebosco nyine birumvikana Mukamishi Irene yamwambariye rwose. Ni ibirori byahuje inshuti n'abavandimwe, akaba rero ari ibirori biri kuba aka kanya nyine tuvugana. Sabo gusa bamwambariye kuko harimo n'abandi ndi kubona nk'abakinnyi ba filimi, wenda nkanana nawe n'umwe mu bamwambariye. Urabona rwose ko basa neza biteguriye rwose gusaba nyine uyu Irene nyine akaba ari we mukunzi wa Nebosco, ndetse nyine bakaba bagiye kuzabana byiteka. Uyu Nebosco rero akaba yaratangaje ko nyine ubukwe bugomba kuzaba nyine ku tariki 16 Mutarama nyine muri uyu mwaka, ndetse nyine akaba ari naho asohoje ibyo yari yavuze. Nubwo ari ubukwe bwabaye none rero yabitangaje ubwo yaraherutse nyine kumwambika impeta. Yari yamwambitse impeta ku itariki ya 17 Nzeri 2025. Nibwo rero yambitse uyu Irene impeta, akaba yaramwandikiye rero mu birori byabereye ahitwa Hotel Paris ari muri Gashora. Akaba ariho rero icyo gikorwa cyabereye. Kuri ubu ngubu rero Nebosco yavuze ati rwose ngomba gukuramo ideni nari mfite papa wanjye. Murabyuka ko uyu nguyu papa Nebosco yitabye Imana, ariko Nebosco akaba yaravuze ati nari mufite kumwereka ubukwe nkamwereka umukunzi wanjye, gusa yaje gutaha mbere, ariko muri nje nimva ko mfitemo ideni kandi ngomba kurisoza. Nebosco rero yahisemo guhuza imiryango, by'umwihariko umuryango we ndetse n'umuryango nyine wa Irene, kugira ngo abashe kubereka ibirori ndetse avemo n'ideni yari ari mu nyine ryo kumwereka umugeni. Kuko Nebosco yavuze ati kuba yaratashye ariko hari abandi yasize nk'umuryango, nabo ngomba rero kubibereka ubundi ideni nkarivamo. Ni ibirori twavuga ko byitabiriwe n'abasitari bagiye batandukanye, by'umwihariko abahora hafi uyu muhanzi Nebosco, by'umwihariko nka timu nini cyane MI Empire nayo rwose iri muri iki kirori. Twavuga ko ari ikirori cy'ibyishimo, ikirori cy'umunezero rero kubona nk'umuhanzi Nebosco rwose ateye intambwe nk'iyi ngiyi. Iyi ni intambwe rwose idasanzwe, dore ko uyu Nebosco uretse kuba nyine akoze iki gikorwa yagiye avuga ko ntaho bizagera nyine ngo Irene arimo amusikaminga, ariko rwose murabona ko bateye intambwe nziza. Ni nyuma y'uko Nebosco yari amaze gusohora indirimbo ari kumwe na John B, indirimbo bise Uwo Waruzi. Ni indirimbo rwose iri mu butumwa. Uyu Nebosco akaba rero yarakoranye n'uyu John B, ndetse uyu John B muramwibuka ko yigeze kuvuga ko yihebeye umuhanzi Meddy Ngabo Medal, ndetse bakaba baragize n'amahirwe yo guhura. Uyu rero nawe John B akaba ari indirimbo ye ya mbere igiye hanze, uretse ko yari umuhanzi mu busanzwe, ariko ni indirimbo ye bwa mbere nyine akaba anafatanyijemo n'uyu Nebosco. Akaba rero ari ibintu byiza cyane kandi byo kwishimira. Mu busanzwe yakoraga amakava, yaririmbaga amakava, ukabona rwose nyine ari ibintu biri aho ngaho. Gusa rero yateye intambwe ahitamo gukorana indirimbo na Nebosco. Ni mu gihe uyu Nebosco nawe yari amaze guhereza korabo umuhanzikazi Giramata, nawe rero akaba yaramuhaye korabo y'indirimbo, n'akaba ari indirimbo ziheruka za Nebosco, ndetse n'abafana bagakomeza kwibaza bati
nyuma y'uko agiye gushaka bizagenda bite? Umuziki ntago azahita awureka. Mm. Benshi bakomeza kubyibaza rero baravuga bati nyabune nyabune ne Bosco, uhembura imitima yacu ntituzakubure nka ba bandi bagiye nka za hene nyine murabyumva. Birumvikana abenshi iyo bageze mu rugo hari inshingano zibaganza ugasanga umuziki barawibagiwe bawushyize ku ruhande. Basabye rero uyu ne Bosco kuzakomeza kubahereza indirimbo nk'uko bisanzwe, dore ko uyu ne Bosco nyine afite igikundiro kidasanzwe hano nyine mu Rwanda. Ni ibirori rero bikomeje kugenda neza, kandi turakomeza kubabera nyine 5/5 dukomeze tubagezeho. Gusa wowe icyo usabwa ni uko utajya kure ya channel yawe, channel yacu wa Canadel Official, kugira ngo nyine byose byiza biri hano bye bikugeraho 5/5. Jye mwabanye nitwa Wakanda, ndabashimiye.